Haleluya, haleluya. Turashimira Imana umwanya mwiza Imana ituhaye wo kongera kugaruka kuri Glorion TV. Glorion TV, ndashimira abakunzi ba Glorion TV babasha gukora umurimo ukomeye cyane wo kubasha gusharinga, bakasubscribinga kandi bakagenda bohereza ubu butumwa ahantu henshi hatandukanye. Tugiye tumva abantu baduhamagara baturutse mu bihugu bya kure batubwira uburyo bakiriye ubutumwa bwiza, ibyo bikatutera umwete, ibyo bikatuhesha umugisha. Rero mwene data, ubu nawe ni uburyo bwawe bwiza wabasha kudufasha kuvuga ubutumwa no kugeza ijambo ry'Imana ahantu kure. Rero uyu mwanya tudatinze nagira ngo mbagezeho ijambo Uwiteka yabashije gushyira ku mutima wanjye, ari ryo jambo ry'uyu munsi. Ndabizi neza, ndashidikanya haraza kuba harimo ubutumwa bwawe Imana yakuntumyeho uyu munsi, kuko Imana ifite gahunda yayo. Rero nagusabaga ngo utege amatwi neza kugira ngo hatagira n'ikintu na kimwe kigucika muri iri jambo, kuko iri jambo ni ijambo ryawe. Imana yahabwa icyubahiro. Rero unkurikire neza. Ni ijambo Imana yampaye riboneka muri Luka ibice 7, murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 17. Niho tugiye kuganira kubw'uyu mwanya. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mwanya twawusengeye kandi nawe twasengeye umutima wawe kugira ngo iri jambo rize kukubera umugisha, kandi iri jambo rigira ahantu rigukura naho rikugeza. Rero tudatinze tusome mu izina rya Yesu Kristo. Umurongo wa 11, ubwo ni muri Luka ibice 7. Ngo bukeye ajya mu mudugudu witwa Nayini, abigishwa be n'abantu benshi bajyana nawe. Ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba. Uwari wapfuye yari umwana w'ikinege, kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje. Umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ati, wirira. Yegera ikiriba agikoraho. Abakikoreye barahagarara, ati, umuhungu ndagutegetse byuka. Uwari upfuye arabaduka atangira kuvuga. Yesu aramusubiza nyina. Bose batera hejuru bahimbaza Imana bati, umuhanuzi ukomeye yabonetse muri twe, kandi bati, Imana igendereye ubwoko bwayo. Iyo nkuru y'ibyo yakoze yamamara i Yudaya hose no mu mudugudu no mu gihugu cyose gihereranye naho. Imana ihabwa icyubahiro kubw'iri jambo. Kristo umwana w'intama w'Imana, dusengera iri jambo. Imbaraga n'ububasha bw'isumba byose buriherekeze, ribohora imitima y'abantu bihebye. Mwami Yesu, uko wibutse uyu mugore ukamenya agahinda ke, wari umupfakazi wapfushije umwana, nyemerera umuntu ukurikira iri jambo Uwiteka ntirimusige nk'uko umwami yari ameze, ahubwo ibyiringiro bibonekera muri Kristo Yesu bibasha kuzura ibyapfuye mu mutima w'uyu muntu. Mwami, iri jambo aho ryambuka imbibi za Afurika, uriherekeje ibitangaza n'imirimo ikomeye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Dusoma ijambo, umutwe waryo uravuga ngo Yesu azura umwana w'umupfakazi.
ariko ngewe umutwe narihaye iri jambo, inyito narihaye riravuga ngo aho ubona uko ibyawe birangiriye niho umwami Yesu atangiriye. Aho nyine ubona uko ibyawe byananiranye, aho nyine ubona uko ibyawe bitagifite kigarurirwa, aho nyine ubona uko ibyawe nta bufasha bundi, ndashaka ngo utangarize uko ikiganza cy'umwami Yesu kiraje kuzura ibyapfuye. Inkuru iratubwira umudugudu witwa Nayini wari wahuye n'akaga, umugore w'umupfakazi wari ufite umwana umwe w'ikinege. Uyu mugore yari amaze iminsi avuye mu gahinda k'umugabo we wari warapfuye. Umugabo batandukana amusigiye akana. Umugore arwana no kuvuga ngo umwana akure, umugore arwana no kuvuga ngo umwana yige, umugore arwana no kugira ngo uyu mwana agire ubuzima bwiza kuko ariho ibyiringiro bye byari bisigariye. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo umunsi umwe umwana ararwara. Ntago Bibiliya itubwira indwara umwana yarwaye, ariko Bibiliya itwereka igitangaza umwami Yesu yakoze, aho abantu bose batangaye bagahimbaza Imana bakavuga ngo ni ukuri umuhanuzi w'Imana tugezemo. Icyo gihe bene data reka mbabwire, uyu mugore byashoboka uko umudugudu wose wamushungereye, ntago Bibiliya imbwira abo bantu bose bari bamuherekeje gushyingura, ntago Bibiliya imbwira uko bose bari abakunzi be. Iyo umuntu aherekejwe n'abantu bagiye gushyingura, iyo abantu wahuye n'ibyago, hari igice kimwe kiba kirimo muri urwo ruvunge rw'abantu, harimo igice cy'abarupinzi, abavuga ngo turaje turebe muyu mudugudu, turaje turebe iby'uyu mugore, turaje turebe ejo hazaza, turaje turebe uko agiye kubaho, turaje turebe ibyawe, baraje babirebe. Umwami Yesu araje. Bibiliya irambwira ngo bakigenda bagiye gushyingura, Bibiliya irambwira ngo umwami Yesu ahura nabo bari mu marira. Aho umugore yarereraga, abamuherekeje barariraga, imiryango yarariraga. Byashoboka ko uyu mugore umuryango wavuze ngo wa mugore we utera umwaka, ejo bundi niho twagushingiye, itorero ryaragushingiye, rimaze kugushingira umugabo aba arapfuye, n'umwaka wawe uri umuteramwaku. None ndebera umwana wari usigaranye, twari tuvuze ngo wenda umuvandimwe wacu adusigiye imbuto, adusigiye umuryango, adusigiye uzamuzungura, none nawe umwaka wawe uramutwaye. Umugore ahura n'akaga, ahura n'ibibazo bikomeye, ariko umwami Yesu aje yitemerera ngo amenye aho akaga kabereye. Umwami Yesu ajya amanuka kuri tere, umwami Yesu ajyaza, umwami Yesu ajyaza n'ihumure, aho wabonaga ijoro ryijime, ijoro ryijimye byarangiye, hariho gucya k'umwami Yesu. Aho wabonaga umwijima, hari umucyo w'Imana ukumurikiye, hari umucyo w'Imana ukurasiye. Mwene data, ikibazo cyawe nta wakigeraho ngo agere ku ndiba y'umutima wawe uretse umwami Yesu. Uretse urukundo rw'Imana nirwo rugera hose. Umuririmbyi yararirimbye ngo urukundo rwa Kristo rugera n'ikuzimu. Umuririmbyi umwe yigeze kuririmba aravuga ngo amarira ifi riri mu nyanja, ngo nta muntu uri ku nyanja hejuru ubasha kuyabona, ngo ariko Imana iri mu ijuru ibasha kureba amarira y'ifi yaririye munsi y'inyanja. Mwene data, nta kibazo ufite umwami Yesu atagira icyo akoraho. Nta kibazo ufite cyananira Imana,
nta kibazo ufite Imana idafitiye igisubizo, nta na kimwe mwene data. Twese turi abahamya, turi abagabo bo kubihamya. Twagiye tubona tugera mu bihe bigoye cyane, turi mu kaga, turi mu marira, turi mu karinda. Hari ijoro ryageze tubona butazacya, ariko umwami Yesu tumwisunze, tumwegereye, tubona Imana iratuzuye, tubona Imana iraturengeye. Aho twabonaga kurya hari ikibazo, aho twabonaga kwambara ari ikibazo, aho twabonaga kubaho hari ikibazo, uyu munsi turi abagabo bo guhamya uko Imana itabara. Imana yagiye idukura hasi ituzamura buhoro buhoro. Uyu munsi turi abo turi bo, si ukubw'imbaraga z'abana b'abantu, ahubwo ni mu maboko ya Kristo yaturamije. Umwami Imana yaturamije amaboko, umwami Imana yanyuranyije ibitagira amaboko. Mu izina rya Yesu Kristo yanyuranyije amaboko ibitavuga Imana. Niyo mpamvu uyu munsi turi hano, turi abagabo bo guhamya gutabara kw'Imana, turi guhamya kugira neza k'umwami Yesu, turi kuvuga imbaraga z'Imana isumba byose. Turi abahamya rero, wigira ubwoba, wicika intege, wikwibaza uko ibyawe byarangiye. Aho ibyawe byarangiriye niho Imana ije gutangirira ibintu bishyashya ku buzima bwawe. Imana icyubahiro aho werereye. Uyu mudugudu Nayini ntabwo akiri wa mupfakazi, ahubwo umudugudu Nayini ni umudugudu utuyemo, ni umudugudu w'amarira, ni umudugudu wo gukorwa n'isoni, ni umudugudu waboneyemo ibyago, ariko umwami Yesu yiteguye kukurengera. Umwami Yesu yiteguye kwihesha icyubahiro. Abategereje ngo barebe uko ibyawe bizarangira, baraje babone ko gukora kw'Imana kuri ku buzima bwawe. Mwene data, ntaho wagera hasi, ntaho wagera Imana itakugukura ngo gushyire hejuru. Nta kure wagera Imana itagukura, nta hejuru waba uri Imana itagukura ngo gushyire hasi. Niyo mpamvu umuntu wese akeneye Imana, niyo mpamvu umuntu wese akwiriye kwegera Imana, niyo mpamvu buri muntu wese akwiriye guhamagara ijuru, niyo mpamvu buri muntu wese akwiriye gushaka Imana n'umwete, niyo mpamvu buri muntu wese akwiriye kugira umwami Yesu inshuti ye ya bugufi, kuko mu byago niwe wenyine uzaseruka, mu makuba niwe wenyine uzaseruka, mu ntambara niwe wenyine uzaseruka, mu nzara niwe wenyine ufite ububasha bwo kukugezaho umuntu wese ukomeye atakugeza. Amaboko y'abantu yaraturekuye, ariko amaboko y'Imana aradukomeza. Abantu twaragendanye baduta mu nzira, ariko umwami Yesu ntago yadutaye. Abantu twarababwiye ibyacu ntibagira icyo batumarira kandi bafite ubushobozi, ariko umunsi twayobotse gushaka Imana niko gasura dufite, niwe murava dufite. Niyo mpamvu twafashe icyemezo kivuga ngo tuzakugwa inyuma. Imana ihabwa icyubahiro. Ijambo rirambwira neza, uyu mugore ari mu marira, yibaza ngo birazagenda gute, yibaza ngo ndasubira iwacu, yibaza ngo uyu muryango ndawubanamo gute. Umwana apfuye nari mbiteho ibyiringiro, umugabo yarapfuye, ndavuga ngo ubwo apfuye reka basigarana agakana ndebe uko nako hari icyo zakuramo, ariko byose biranga. Mwene data, reka nkubwire, hari igihe ureba ukavuga ngo reka nibuze ndwariza aha, aho wibwiraga kurwariza naho bikanga, ariko umwami Yesu agufitiye igitangaza. Umwami Yesu agufitiye ijambo, umwami Yesu agufitiye urukundo, umwami Yesu agufitiye gucungura, umwami Yesu agufitiye imbabazi. Umwami Yesu zamura, haleluya, zamura icyubahiro. Umwami Yesu datse icyubahiro, kuko iyi saha ni wowe uziwe, ntabwo ari umugore wa Nayini, ntabwo ari we. Ijambo rya
ryakurebye, ijisho ry'Imana ryakubonye, mu gahinda urimo, mu marira urimo, icyo gusaba egera umwami Yesu umubwire ngo nguko warengeye umugore wo mu mudugudu wa Nayini, nanjye ndi mu kaga, nta nzira mbona nasohokeramo. Umwami Yesu aze akurengere, umwami Yesu aze agutabare, umwami Yesu aze agukize, umwami Yesu aze agubera ibyiringiro. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Mwene data, ntabwo ari ibipindi dugutera, twabonye gutabara kw'Imana, twabonye kugira ineza kw'Imana. Uyu munsi turi ibihamya bigenda, haleluya. Abatureba baravuga ngo uyu si ni wa wundi nzi kera, ariko kuko twisuza amaboko atari umwana w'umuntu, amaboko y'abantu. Hari igihe twirukiye abantu tubabwira ibyacu, ariko ntibagire icyo bakora, kandi bari bafite ubushobozi. Ariko umunsi twakuye amaso ku bana b'abantu tukayihanga umukiza Yesu, niko gasura dufite, niko gutabarwa dufite. Umwami Yesu ndamushimiye ko atadutererane. Mu makuba twaramubonye, mu byago twaramubonye, mu ntambara twaramubonye, mu bana twaramubonye, ntaho tutamubonye. Bene data, ijisho ry'Imana rireba kure, amaboko y'Imana ni magari kugira ngo akuzure, akugura aho ngaho mu gahinda, mu mudugudu wa Nayini, mu mudugudu mubi cyane waboneyemo amakuba n'ibyago. Ijambo rirambwira ngo umwami Yesu aza yigendera, asanga abantu bose bo muri karitiye, asanga umuryango uri kuboroga. Umwami Yesu akora gukiriba, ariyo serikeye. Abari bayitwaye ngo barahagarara, barebana ku maso gutya, baribwira ngo ni ibiki bibaye. Umwami Yesu aravuga ngo wa muhungu we, byuka. Uwari wapfuye, niko ijambo ry'Imana ryatubwiye, ngo ahita ahabwa ubuzima, arazuka, aba muzima. Umwami Yesu amusubiza mama we. Uyu munsi umwami Yesu agusubiza ibyawe byaboze, ibyawe byabuze ibyiringiro, ibyawe byananiranye, ibyawe byabuze igisubizo. Umwami Yesu agusubiza igisubizo, akubonera igisubizo uyu munsi. Umwami Yesu agusubiza ibyo watakaje, iby'ingunzu zariye. Umwami Yesu abigusubiza mu izina rya Yesu Kristo. Dufite Imana ifite imbaraga, dufite Imana ifite amaboko, dufite Imana itaturekura, dufite Imana idadutererana uko byagenda gute. Bene data, isi irananiwe, isi imeze nk'umusinzi wasaze. Abantu bari kubona ibyo bagerageje bitakunda, bakiyahura mu buzima bubi. Umugore arareba akabona umugabo yari afitemo ibyiringiro ntibigikunda, aho gushaka igisubizo ku Mana akajya kugisakira mu nzoga, akajya kugisakira mu biyobyabwenge. Abagabo nk'uko, abasore n'abakobwa, ariko nta gisubizo kiri mu nzoga, ahubwo uba witeye ibibazo, ubuzanye ibibazo bigeretseho ibindi. Abandi bakayisora mu busambanyi, ubuzanye ibibazo biteyeho ibindi. Ariko uyu mugoroba garukira umwami Yesu, niwe ugufitiye imbambe, niwe ugufitiye imbabazi, niwe ugufitiye igisubizo, niwe ugufitiye urukundo. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ndashimira umwami Yesu utajya unanirwa n'ibyacu. Ndashimira umwami Yesu utajya utubaza seve ngo atubaze ibyo dushoboye, ahubwo ndamushimira uko umwami Yesu ajya ahamagara abanyantege nke kugira ngo abashoboze, ajya ahamagara abadashoboye kugira ngo ababere ubushobozi n'imbaraga. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Mwami Yesu, ndagushimiye kubw'uyu muntu ukurikira ijambo mu izina rya Yesu. Ari mu kaga, ari mu makuba, ari mu bigoye, ari yabuze inzira, aribaza ngo ngehe, aribaza ngo mbigenze gute. Uwiteka ndamugushize mu maboko,
mu izina rya Yesu, mutaransifeye kuri wowe, mwohereje kuri wowe mwami Yesu, umurengere kandi umutabare imfubyi n'abapfakazi, abari mu byago n'amakuba by'uburyo bwose butandukanye, nibo nguhaye kugira ngo mwami iyi saha n'uyu mugoroba bongere babone ineza yawe. Bene data, reka amabwire, iyo umwami Yesu wahuye nawe hari kugusubiza ubuzima, hari kugusubiza ibyo wanyazwe. Iyo umwami Yesu wahuye nawe agukorera igitangaza mu menyo y'abasetsi. Iyo umwami Yesu wahuye nawe, umwami Yesu abasha kukubera ibyiringiro. Bibiliya irambwira ngo umwami Yesu, uwo mugore wari uri kurira, umugore wibaza uko buri bugende, ngo umwami Yesu amusubiza umwana we, yongera kwitwa mama bebe, yongera kwitwa uwo kubaho mu mudugudu, yongera kumva, yongere kugira ibyiringiro byo kubaho. Mwene data, iri jambo nk'uko naryise ngo aho ibyawe bigera nk'umwana w'umuntu, aho bigeze wumva uko birangiye, niho umwami Yesu atangiriye akora imirimo n'ibitangaza. Rero turashimira Imana yakoze imirimo n'ibitangaza, ikadugabiza uyu murimo, ikazana ngo Orion TV kugira ngo ijye kugezaho ijambo riri ku mutima w'Imana. Kandi mwene data, ucyakira ubu butumwa bwohereza abantu benshi, ntiwamenye uw'iri jambo riri bukize, ntiwamenye uw'iri jambo riri buhore, nawe uraba ukoze umurimo w'Imana wivuga butumwa. Ntugumane ubu butumwa, busheyaringe, kandi iri jambo rigufashe, ntago ari igipindi. Umwami Yesu aratabara. Niba utekereza uko ibyo nkubwira atari byo, mwene data, uzaze nkubwira aho tuvanye, urugendo tugiranye n'Imana naho ingejeje uyu munsi, ni ukubera Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Reka dukwikomereho, reka tuyihe ibyiringiro, reka tuyihe umwanya wacu, reka tuyihe icyizere. Niyo izagira gute, niyo izaturengera, izagutabara imbere mu maso y'abantu. Izuba riva, izakubera Imana, izakugirira neza. Shalom shalom, ugubwe neza, wongere ugire umwami Yesu icyizere, araja kurengere. Shaka umwami Yesu amanyana nijoro, musanga umubwire ngo byanze, musanga umubwire ngo byananiranye, musanga umubwire ngo urambure cya kiganza urambuye kuri ya serikeye, kuri wa mwana wari upfuye, nanjye wongere uzure ibyanjye. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Shalom shalom, amen.